za 10 match ya Rayon Sport na Gasogi United yarangiye ubusa ku busa. Regan no mukino abakunzi ba Radio Rwanda bakurikiye warawogeje ndetse na Ruvuyanga. Tubona nyine ikipe ikina ariko ugashaka igitego kiri buze kuvuka habura birangira amakipe anganyije ubusa ku busa. Twinjire muri Rayon Sport. Twinjiye muri Rayon dosi ikomeye cyane ni umutoza wongirije tugiye kugarukaho bategura derby ariko Rayon yagiye gukina umukino idafite umukinnyi Yusudianye. Yusudianye yagize ikibazo yarwaye urutoki. Biba ngombwa ko bamubagaho ku rutoki byatumye rero yaracyumva ubabare muri iyo minsi urutoki ruri gukira ariko makuru meza nahabareyo nuko aragaruka mu myitozo ku buryo derby agomba kuba ahari. Ubwo ari hakinnye Omar Nyinga mu mwanya. Yego. Omar Nyinga asubiye inyuma cyane mu by'ukuri utameze neza. Hanyuma umukinnyi witwa Suleiman Dafe ntabwo yakinnye iyi match yarafite knock ariko amahirwe ku Bareyo umukinnyi mu by'ukuri kina gatandatu muremure wari watangiye rwose no kugaragaza ibimenyetso yuko azabasimbura amajari wa neza nawe aragaruka mu myitozo agomba kuzaboneka kuri match ya derby. Match ya derby mvuga ni APR na Rayon ku cyumweru ku isaha y'isa 9. Ubwo mu gihe umwanya hari hajemo Roger na Romazi gihe kirekire adahari yari yagarutse yaramakuru atari mabi cyane. Hanyuma Muhire Keve yagize imvune murabizi amazijyana nayikiniraho akihangana agakomeza gasunika burya ni imvune amaranye igihe yagiye agera n'amafatige none hari imvune ubwayo hakabamo n'umunaniro yagiye abikiniraho yewe na match ya Rutsiro bagiye gutsinda ibanza Rubavu nabwo yakinnye rwose afitemo imvune ariko kubera kwitegura imikino igiye kuza ikipe y'igihugu kubera kwitegura iyi match ya derby ndetse no kugira ngo nawe aze gukina faze z'imikino ya nyuma basi 10 ameze neza bahisemo ko yarukiza match nkeya kugira ngo barebe ko yakira ubundi akazaba ari fit. Amakuru meza nawe aragaruka mu myitozo muri iki cyumweru kugira ngo yitegure match ya APR abazakina. Imvune ya Fornganye yarabazwe yaraye mu bitaro ku munsi wo kuwa gatanu bivuga ko kubagwa byabaye kuwa gatandatu mu Rwanda bashobora kuwa gase abaganga bakomeye rwose. Dr. Bukara yaramubaze muri hôpital ya Faisal ku bitaro by'umwami Faisal nyuma y'ibiganiro birebire cyane yabyanze umva adashaka kwibagisha ariko baramubwiye ngo damage yabaye muri ligama yawe cyangwa ivi nta bundi buryo bitaro kukubaga so yarabazwe nuko biteye. Mu ijambo rimwe tujya kumutoza Rayon Sport yakinnye na Gasogi mu buryo navuga buteye gutya. Gasogi United ntiwavuga abakinnyi bane bibitangaza ifite andi makipe Kigali cyangwa mu Rwanda yakwifuza ariko umupira w'amaguru ugira ikintu gikomeye ni nacyo kintu kiyobora ama-institution akomeye ni spirit behind ni umwuka utwikira icyo kintu. Uwo mwuka watwikiriye Rayon Sport muri fazare morali banyinshi murahaguruka bafana mutanga amafaranga muravuga muti ibintu birakomeye cyane abasaza baje ikipe nyine ihita ihinduka completely hazi ikindi kintu kitari gihari ikipe iracyara ibindi. Icyo ngicyo nicyo mutaye icyo Gasogi rero Kenisa hora gishyiramo icyo kintu cy'uwo mwuka murabizi ko kera hari igihe mu rugo mwatekaga bakakubwira ngo ibyo bishyimbo byahiye ariko wibikura ku ziko reka umwuka reka bihwane ukomeze ubitwike. Gasogi rero ni umwuka wari uhari ariko wasanze nta kintu uhanganye nacyo antereme y'undi mwuka byagahanganye wa Rayon uri hasi nabanza kwibonera mu bafana abafana ba Rayon mu by'ukuri naratangaye kubona Rayon Sport iri imbere irusha APR amanota 4 ibizwa APR bukina match komene na Police Rayon Sport ntabwo ari ifite 70% y'abafana muri stade. Bien hari abavuga ngo akanyenyeri kari kapfuye yego Tour du Rwanda yari afunze yego ariko umuntu wageze ku kibuga ako kanyenyeri ari kugakanda bigakunda tureke gusubira arabo twabanye basigaye nyine hanze Aba-Rayon
bari down moraroma ntabwo Aba-Rayon bahari ntabwo bari tayari biraterwa n'iki ko bayoboye urutonde rwa shampiyona barabibona ko abakinnyi beza babo ntibahari turetse guca ibintu ku ruhande nubwo bataratakaza umwanya wa mbere barabona ko ari ikibazo kigiye ko bishoboka donc reka nkubwire ukuntu biteye bafite ubwoba bw'ikintu kizaba babona kiri kwegera badashaka kubonesha amaso yabo bahari ubisesenguye neza baravuga ngo ntidufite forunganye ibitego 13 muri match 14 ntidufite kivasi 11 mu bitego 30 Rayon yatsinze 13 n'ibya forunganye Keva afite mu assist 11 bafite uruhare hagati yabo bombi rw'ibitego 22 ari babiri wabaza iki kindi best players ntibahari rero kubafana bari wabuze na Dafe waje ari nka caution hagati muri saison wabuze na Yusuf yanyu mu defense rubaheka wabuze byose bafite icyo kintu cy'impungenge n'ubwo nababwira ngo muratakaza igikombe namwe ubwanyu muragitanzira muragita namwe iyo spirit nijya mu bafana bakananirwa kuza gusunika abakinnyi ubwo birumvikana barimo barategura match ya derby bataye ikipe igihe yari bakeneye Lorenzo right cyane ni ingingo ikomeye ariko sibo gusa njye nkunganiyemo gato iyo morale yasubiye hasi y'abafana ba Rayon Sport ndamutse mvugishije ukuri nakubwira ko bafite impamvu yumvikana reka nkoresha amasegonda make kubwira utuntu nka dutatu tugiye kumutoza kugira ngo tubone kuri hari izo mvune ziri gusimburana muri ekipe ariko se ko ikintu cya mbere cyakabaye gisunika abafana ari ubuyobozi bababwira ngo turacyarimo abayobozi nabo barasa n'abihishe kubera iki hari ibintu bagiye bizeza abafana batakoze bivuze ngo icyizere abafana bafitiye ubuyobozi nubwo bataratangira kwirekura ngo babivuge ntabwo kiri hejuru ntabwo biragera ariko biri hafi impamvu nk'ebyiri njye nakubwira zigaragara kwiziga facts ubwo bateguraga derby mu kintu ubanza Perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport bwana Paul Muvunyi yivugiye muri interview imbere y'abanyamakuru avuga ko phase turi zatangira hari rutayizamu wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari ibyo yabivuze n'akanwa ke rutayizamu yavugaga ibyo byose ntabwo ari biramahira beti ntabwo ari Adulaijaro icyo ni icyambere icya kabiri Perezida w'ikipe w'umuryango wa Rayon Sport yicaye muri intebe rigani yicaye oya ni iriya yindi turebana ninjye wakimubajije yaravuze ngo Rayon izatangira phase retour abakinnyi bagenda muri bisi ya Rayon Sport idekoye kuva icyo gihe ntiyari yongera kubivugaho hari utuntu tujye mu bakinnyi nyirizina hari utuntu abayobozi bagiye bavuga ntibahigura ingingo bigatuma abafana batakibizera cyane tujye mu bifatika bisi n'ubundi abafana n'ibyo kuvuga ngo turabifite abandi nta kintu cyadanje ariko barabyemeye tujye mu bakinnyi Rayon Sport yiza ko yaraguze Bayo uyu munsi ntabwo yakabaye irira forunganye kubera ko itaguze Bayo ikagura uwamaki kajya kuzana Abdulaijaro uyu munsi wa none wavunitse udahari utarajya mu kibuga nta oya uri kuvuga Dafe kubera ko wibitiranye Jalo ndamuzi rutayizamu utarajya mu kibuga n'umunsi bazanye umwana wo muri shampiyona ya Guinea muri under 20 nta kintu na kimwe yigeze abirika yari gambling kwari kunaga igiceri hejuru ngo dufenta abafana ko twaguze ariko mu by'ukuri nta kintu kifatika baguze umukinnyi wahaye miliyoni 7 nawe urabyumva urwego rw'urarwumva sinshaka kurusobanura hanyuma baragiye bazana Asana Karenzi n'abamwise ngo ni metre nzofu mu by'ukuri byari ibintu byo kuvuga ngo basane byarakunze ngo hakomoka ngo hari undi mukinnyi wahava mu bigaragara turetse kubeshya abasaza mu cyubahiro mbagomba nta karite mwapfunyikiye Aba-Rayon ikibiri biri mu kwezi kwa mbere ntimwigeze mukora isuku karite mwibuke mukora campaign mwavugaga ngo muzazanamo miliyoni 400 mubyibuke ngatereka tuyazane rwose mwatutse Jean Fidèle abantu bavuga ngo yishikipe ariko niyo mufite yabafashe faza niwe wayubatse yose uko yakabaye mumbwire umukinnyi rutayizamu yavunitse byarangiye aba bakinnyi bose Patrick mwatemeraga itaka ngo njyawuro ngo abakinnyi bose mukoresheje faze bose uko bakabaye nibo babaguze abanyu muri retour Jaro Asana nabandi nta kintu bari gukora usibye umuntu wenyine yitwa Dafi wenyine mu bigaragara hari nandi makosa rero
turetse ibyo tuzagira umwanya wo kubaganira ngiye byanjye nzabivuga nyuma ya deribi reka mbicumbikira nzabivuga kuwa mbere utaha byarangiye nzagira ibyo mvuga reka ngaruke gatoya byatumye umutoza wa Rayon Sport none Selami yagiye bivuga ngo umugore we ngo ararwaye ariko abandi bakavuga bati arabona ko bitagenda muri Rayon Sport kandi muri Rayon Sport ujyane na kano kantu kuri yo bombe mbere ko tujya muri APR kandi muri Rayon Sport Selami bamufata nkaho ari we wari mastermind nibyo bafite uyu munsi bavuga ko Robertinho yadahari Robertinho abatitira amaboko yose amadahara abatitira ndabyoroshya muri ubu buryo kugira ngo dusove umwanya wa APR umutoza Selami yajyanywe na fagiteri eshatu iya mbere niyo yita agasuzuguro Selami ni umutoza kuwa gatanu Rayon Sport yahembye abakinnyi ukwezi kwa mbere apana kwa kabiri mu byumve ukwezi kwa mbere bagwembye ejo muri kwa gatanu abahemba abakinnyi babwira staff abatoza ngo mwe turabahemba kuwa mbere ariwo uyu munsi Selami arababwira ati ahavuye amafaranga abasha guhemba abakinnyi ko aribo bahembwa menshi kuki mutahashatse ngo mufate nandi natwe muduhembe ibisa agasuzuguro arababwira ati njye ndwaje umugore amaze amezi mu bitaro abana na mama wanjye buri kwezi ngomba kohereza amafaranga muzi ko mutaduhembye ukwezi kwa mbere none ukwa kabiri kuri gushira mukambwira ngo muzamemba kuwa mbere bahita bamushyiraho ibintu ngo nukwiriza ngo yanyegeranwe n'abandi bimwe bakoreye mabure byabivuze ku munsi wa gatandatu bimwe bakoreye mabure iyo hari ingeso urishyuza bakakushyiraho ikosa ukwiye gucikaho iyo nkwishyuza ibintu nakoreye amatariki yararenze ukwiye kunsakuriza ntabwo ndi umunyamafuti ngomba amafaranga nakoreye ntabwo ugomba kunshyiraho ngo uri umunyamafuti bande abandi ko bemeye njye navutse mfatanye n'undi buri muntu agira ibibazo bye njye rwaje umugore wanjye n'abantu b'impanga bagira ibibazo bitandukanye mfite ibibazo byanjye ndi kukwishyuza ukambwa ngo ndikwiriza bwa mbere yari yarasezeye ariko ubona nuko Kanyabugabo afite amafaranga ahita yamuha Kanyabugabo uyu munsi rero habuze uyamuha aravuga ati ndagenda icya kabiri iyo ni impamvu ya mbere afata nk'agasuzuguro bijyanye n'ikibazo yifitiye cyo kurwaza icya kabiri arakubwira ati hakosa afite njyewe basanye umutoza wungirije uwa fitness bamugaruye ayabonga yambaga $1,000 bamushyira kuri 2 njye mpembwa $1,500 ni gute nahembwa $1,500 cy'idolari umutoza wungirije hanyuma umutoza wa fitness akandusha ari njyewe nyine mastermind mu yandi magambo arakubwira ngo listen uretse na kagasuzuguro ka mbere navuze imbere aranakaba amafaranga utinda kumpari na menshi ubiki ni gutumemba cyatayo yakwita nk'usabusa wa fitness umuhemba ibyo yabifashe nanone kutubaha akazakora icya gatatu ingingo rero yabaye anaho dusoreza ibintu tujya kuri APR yaravuze ati mwebwe abantu muri Rayon Sport mumara kubona ibintu bicitse mumara kubona ibintu bipfuye mugatangira kubitwegekaho abatoza sinzabarwe mu bantu bananiwe kuko twananijwe sinzabarwe mu bantu bananiwe gutwara igikombe cya shampiyona ngo bibazwe nk'ari ubushobozi bwacu buke ibintu byarapfiriye hejuru urakoze cyane mbivuyemo reka yanditse email kwa gatanu probably ni nkaho rwose mutazongera kumubona sinzi niba bizamukorera Adel Amrouche yatangajwe nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo yakiriwe neza cyane ariko anagaragaza uburyo yarishimiye kwakirwa mu Rwanda reka twumve mu minota mike byabwiye itangazamakuru karakazi k'inzozi ze ndaza kubibabwira ko ari ibintu yarose kuva 2020 njye nibwo twahuye nawe ni umufana w'u Rwanda cyane reka twumve Adel Amrouche hanyuma tuze tubabwire seveye ariko rigane kuwa gatandatu tukora n'ikiganiro yabijeje ko ari buze kubaha details za konti turabiganiraho nta kibazo. You are people who you have a big place in my heart and all people who know me they know that. First of all, morale. Before when I start I must to abantu mwe mufite umwanya munini mu mutima wanjye abantu bose banzi barabizi mbere na mbere reka mvuge ngo muraho mbere yuko mvuga uwa mbere unyongereje ndashaka gushimira nyiricyubahiro perezida wa repubulika ku bintu byose amaze gukora iki gihugu ateza imbere impano z'ahazaza
ntewe ishema no kuba ndi mu Rwanda kuko baranzi muranzi nanjye ndabazi ku bwanjye mu rugero rwiza ndetse n'urugero rwiza rw'abayobozi bayoboye iki gihugu nahoraga ntanga urugero ku Rwanda ndi umutoza ahandi navugaga ubunyamwuga bw'abayobozi ba hano aya ni amahirwe mbonye reka mvuge ngo ni amahirwe inshingano nahawe ko ngiye gukora ibishoboka byose nabo dufatanyije ngo tuzagere ku byo twiyemeje nk'uko nabivuze na mbere muranzi hari uko nteye mukwiye kumenyera nk'uko namwe ngiye kubamenyera mu kibuga mba ndi undi muntu ariko nyuma y'ikibuga mba ndi umuntu ufunguye kuri buri wese amasaha 24 kuri 24 wambona ni nako bimeze no ku bakinnyi twese dufatanyije twagera ku kintu gikomeye ndi njyenyine ntabyo nzashobora ngo mbigereho iyo mvuze ngo twese ni ukuvuga ngo namwe banyamakuru kuko namwe muri mu gice cyo guteza imbere ikipe y'igihugu mwifuza I love this country because you have that nationalism. ntimutekereze ko abatoza b'abazungu bafite ibitangaza nanjye nje kongeraho irindi buye ryo kubaka ariko nabivuze ko nkunda iki gihugu kuko mukunda igihugu cyanyu kandi mukaba mwifuza kuba beza kandi tugiye kuba beza iyo niyo ntego yacu ntabwo nshaka kuvuga byinshi ibindi nzabivuga turi mu mwiherero icyo nshaka kimwe ni ukubashimira cyane mwe banyamakuru kuko murabizi ko ari mwe mugeze ibintu ku bantu baba ari n'abari hanze mwakoze kunyakira kuko nibwo bwa mbere mbibonye mu buzima bwanjye rero nabibonye murabona iyo abanyamakuru batakiriye imbere umutoza nk'uko nabibonye ibindi bindi rero nibwo bwa mbere mbibonye byankoze ku mutima kuri imikoranire myiza yo gukorera hamwe icyo navuga ngo Imana ibaho umugisha mwakoze kandi ndabizi ko tugiye kubikora mwese murabizi ko umupira w'amaguru w'iyi minsi ko nshobora kuba ndi hano uyu munsi ejo nkagenda ariko igihe nzaba ndi hano turi hamwe tugiye kuzakora ikintu gikomeye tuzakora ikintu gitangaje mugomba kubyizera nk'uko nanjye mbyizera mugomba kubyizera kuko birashoboka kuko abayobozi babikoze ba hano haje impinduka mu gihugu igihugu kiba cyiza kiba igihugu gikomeye muri Afurika twahindura umupira w'amaguru wacu ukaba mwiza mu mupira w'amaguru wa Afurika Adel Amrush mutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Kasambungu Andre hawe gutoza amakipe y'igihugu y'abagore yose akazaba anashinzwe n'iterambere rya ruhago mu biro by'ushinzwe iterambere n'ubundi ry'umupira Directeur Technique National. Adel ntago ari umutoza mushya so umutoza mushya ni umutoza umenyerewe no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yatoje amakipe menshi y'ibihugu twongere tunyuremo abanyarwanda bamenye umutoza tubonye afite iyihe CV hanyuma Rigani nawe araza kwinjira muri detaye z'imikoranire ni amasezerano y'imyaka 2 ariko se bamuhaye izihe ntego agomba kugera Dore murushe n'umutoza uzwi mu mupira w'amaguru wa Algeria cyane naho navuka kuko yakiniye amakipe ku rwego rw'abigize umwuga yabaye umukinnyi afite lisansi yanyuma ishoboka UEFA Pro siniyo yanyuma ishoboka donc muri lisansi z'abatoza niyo mpamvu no mu rwego rw'abatoza afatwa nk'umwinstructeur wa FIFA kuko yatoza yigisha ahugura abandi batoza so uyu mutoza rero kariyeri yo gutoza ni inshuro ya 7 agiye gutoza equipe y'igihugu muri Afrika ubwo ntituvuza amaklub yakomeye atoje muri Algeria nka USM Alger ndetse na MC Alger namwe makipe akomeye hariya niba atariyo ya mbere so urumva ku rwego rw'amaklub yatoje ku rwego ruhambaye ku rwego rw'ibihugu yatoje ku rwego rukomeye kuko harimo nk'ibihugu byo mu karere hafi ya byose yatoje Burundi yatoje Kenya yatoje ndetse na Tanzania by'umwihariko Tanzania baherukana mu gikombe cya Afrika Tanzania iherukamo murabyibuka ubwo yavugaga amagambo akomeye cyane avuga nabi igihugu cya Maroc avuga ko Maroc ko ari igihugu gikomeye gikize ishobora kwinfluence abasifuzi bakaba bashobora kuyibira muri bukayo magambo yatumye hagarikwa imikino 10 mikino 8 ariko birangira ajuriye ibihano bivaho iyo bitavaho burya kuko atongeye gutoza equipe y'igihugu yakaba agomba kumara iyo mikino yose adatoza u Rwanda mu kumakaza urabanje kubigenzura basanga koko iyo ban iko guhagarikwa kwavuyeho so n'umutoza navuga urusha CV abatoza bose baheruka muri equipe y'igihugu Amavubi uvuze nka babiri wenda baheruka abanyamahanga Carlos ndetse na Torsten Spitzler kuko bo urwego yatoje amakipe y'ibihugu bo ntago wegeze barugeraho bisobanuye kubundi ku rupapuro tuba tubonye umutoza mwiza kurusha ugiye tekereza ko anahenze mu gaciro ku byo bahembwa riganaza kuduha za ndani ku byo bazishyurwa
agomba kuba ahenze cyane kurusha ugiye kuko aramurusha seve afite imyaka 56 ni umutoza mukuru ni umugabo ni umupapa muri communication mu bijyanye no kuganira n'itangazamakuru ni umugabo ufite experience azi kuvuga umunyageria urumva ururimi rwa mbere arakantu yavuze muri interview mu kanya itambutse avuga ati iyo ndi ku kibuga mandundi wundi ariko hanze y'ikibuga ndi umuntu ukunda kuganira na buri wese amasaha 28 ibyo nanjye nabihamya kuko twagize umwanya munini cyane wo kuganira na Adele Amrouche arirekura abanyageria bavuga igifaransa nk'ururimi rwabo rwa mbere nyuma y'icyarabu ubwo ndavuga mu ndimi z'amahanga ariko kuko yatoje azenguruka ibihugu byinshi azi icyongereza mwumvishe ko azi kukivuga ntiwamujora kutwerera gramatikari ariko message azi kwitambutsa neza mu ijwi ryiza so n'umugabo uzi communication cyane n'umugabo ibikorwa yakoze mu mupira wa Afrika biramuvugira so nekereza ko Adele Amrouche kuri office ya Alphonse Munyentwari bakwiye kuba bifata nyine nk'ikintu cya mbere kiremereye bakoze kuva bagera muri iyo office kuko nubwo dufite icyo bita nostalgie y'ibihe byiza twagiranye na Torsten Frank Spittler ariko twese tubaye honnête byaratunguranye ibintu yakoze muri equipe y'igihugu kuko Seve ntabwo yamuvugiraga muri buka n'umuriro mwitangazamakuru igihe yahabwaga akazi abantu bavuga ngo yatoje za Butani yego nta Seve birashoboka ko umutoza udafite Seve ashobora kuzakora ibintu biruta ibyantu bafite Seve biranashoboka ko umutoza ufite Seve ashobora kuza bikanga ariko nyine iyo ukora prediction ugendera ku bihari bigaragara Adele Amrouche ni umutoza mwiza kumubona nk'ikipe y'igihugu Amavubi ntekereza ko ari ibintu byiza no kumufasha kubona umutoza umwungiriza navuga ko yiyitiyemo abatoza bamwungiriza so kuri federation nyine nabwira bravo kabisa yitiyemo kuzungirizwa na Eric Nshimiyimana yamuvuze amagambo meza aravuga ati murabizi ko Eric ari umugabo utuje utakunda kuvuga amagambo menshi w'inyangamugayo uri mu professionnel ugendera ku mahame ya kinyamwuga ati nizeye ko tuzakorana neza cyane ninjye wamwitiyemo ni inshuti ye mu buzima busanzwe basanzwe bamenyeranye bamaranye igihe kinini cyane ari inshuti azanongerezwa kandi na assistant kabiri ni umudamu bita Dr. Caroline Brown ufite CV remereye cyane nawe buruhagwa imazemo igihe Caroline ni n'umuzi instructor nge muzi cyane mu gihugu cya Botswana federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Botswana bamuhaye akazi bamushinga ikintu gikomeye nko kumubwira ngo ntabwo ari directeur technique national yari umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu assistant noneho wa mbere ariko mu buryo bwagutse bari bamushinze iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Botswana niwe wari ushinzwe ibintu byose bijyanye na development ku buryo imishinga yagiye hakora muri Botswana n'igihugu cyazamutse cyane na FIFA yabikozeho ama case study nko mu gukopeza imishinga ibindi bihugu gitera imbere umupira bagiye bafata ibintu Dr. Caroline yagiye akora mu gihugu cya Botswana bakabikopeza ibindi bihugu nk'ibihe ry'ifatizo bafatiraho so kubona dufite umutoza w'umugore wungirije muri equipe nationale bwa mbere nawe ugomba guhita ubyumva mu buryo bwagutse ntabwo ari uko agiye kungiriza nk'umwungiriza wa kabiri gusa ahubwo iyo mishinga y'iterambere mu buryo bwagutse nyine bw'igihugu ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi cyane bamutumye mu Rwanda nadukorera nk'ibyo yakoze muri Botswana attention amasezerano n'imyaka 2 Ferwafa yarabitangaje ariko muri ayo masezerano n'imyaka 2 bagiye bavuga ko hari intego bagiye bamuha ziri specific kuri buri cyiciro azabatoza muri iki gihe cy'imyaka 2 atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ngira ngo arabanza guhera kuri campaign yo gushaka iki gikombe cy'isi asanze turi ku mwanya wa mbere intego nyamukuru bahaye Adele Amrouche nizihe ese ayo masezerano n'imyaka 2 bazakorera kuzihe terms and conditions intego zihora zitomoye muri federation nuko dukarifiya mbishobotse biba bigoye ariko babishyiramo nyine barabyandika nta kiba binatwaye binamufasha wenda no kubona ko igihugu kiha intego zifatika z'ibintu biri seriye ariko kuri Adele Amrouche mu by'ukuri hari ibyo abantu wenda bamumenyaho we nkawe ko kubindi tuzatangira kubireba mu kibuga imitoreze ibiki n'ibiki muri rusange ibintu bitatu abantu bamenya kuri Adele Amrouche ikintu cya mbere Adele ntago ajya akorana n'abakinnyi b'abasaza cyangwa ibintu by'amazina ntago ari kamiza Adele Amrouche akunda si ukuvuga ngo azabirukana ahubwo azi guha chance abakinnyi bato icyo kintu umukinnyi yumva ko afite tala
w'umunyarwanda wumva ko yabuze amahirwe mu myaka yashize kubera wenda kuvuga ngo hari abakinnyi bamenyerewe ngo bakunze kugaruka muri flash equipe disk nationale ainsi de suite. ntashobora siko ateye Yego. arakubwira ati ngeri Burundi n'introduije Piero n'introduije Cedric Yamis n'abandi bakinnyi batandukanye arakubwira ati rero niba hari ikintu ngenzwiho nka Dera Murusha nzi gukora abakinnyi nkabahereza umwanya muri equipe nationale bato ati cyo abakinnyi batangira bakitegura hanyuma icya kabiri Adera Murush ni umutoza uzwiho gufasha abakinnyi b'abenegihugu kubona amasoko yaravuze ngo mfite ubushobozi bwo gufata abakinnyi beza bose nkababonera amasoko hanze nkabagira professionnel cyane afite connexion ziri ku rwego rwo hejuru ni instructeur muri UEFA akagerekaho noneho kuba ari umwe mu bantu batoje imyaka myinshi hano ku mugabane Ader azi ibihugu byose byo mu karere ndetse n'ibyo ku mugabane n'ahantu azi no umuntu nyine uhasobanukiwe yavuze ko u Rwanda byibura yarusuraga kabiri mu mwaka ahafite inshuti ngo yaje gusura no gutembera bakiganirira rero mu by'ukuri uko bigaragara twitege kuzabona umusaruro uzava mu bakinnyi benshi bazoherezwa biturutse kuri connexion afite ubwo n'abakinnyi beza nyine batangira kubyitegura bari n'amadeals bagomba kwitega cyane cyane muri za Qatar ni umwe mu bantu bajya gusesengura y'umupira kuri televiziyo ya Qatar dushakiye za match amikose n'amakampu Qatar kwitera amahirwe ama match amiko kugurisha abakinnyi mu byiciro bitandukanye akabafasha bizaba ari ibintu byiza cyane afite connexion ngari no muri za Algeria wabo n'ahandi ni umuntu nyine munini cyane ni profile nini cyane Ader hari abantu bagiye bibaza ngo kuki twagiye tubona ngo ahantu hatandukanye yaragiye hava wenda batumvikanye adashoje amasezerano bakanaregana bakamuha amafaranga n'ibindi Ader Murush ajya kugeramo character ijya kumera nk'iya Adil Muhammad watoje APR ewan ni umuntu straight kabisa ibyo yemera ababyemera ibintu by'abantu byo kuzana ibintu byo ku genda ntabwo ari umunyaburayi bro n'umwarabu byo kuzana ibintu ko mutabivuganye yanagushyiramo n'iki kabisa ntago abyemera rwose ntago abikunda ni umugabo ewan ararakara arashyubwa abantu bagiye gukorana nawe ngo babizi ntago yemera mu kanya nibukije abantu nyine mu gikombe cya Afurika muri kumuriro wa Iraki ariko mu by'ukuri hafi no gufata burya abantu bakunze gutinda ngo umuntu ararakara ariko akenshi arakara ari mukuru bafite baba ari abantu bakunda ikintu cyo kuba akorana n'abantu bakora ibintu neza mu buryo buri perfect hari abantu batihanganira mediocrity Adera Murusha umukere kuri iyo list yoza ni ibintu byo gukora ibintu by'amafuti yanaguceka ntaga byumva ntabyemera biramurakaza mu bintu bya mbere atajya yumvikana n'amafederation amwe namwe nyine nk'i Burundi n'ahandi yavuye ibintu byo gufata umuntu ukamukubita za badaye ngo nzaguhemba ku itariki 18 yagomba guhembwa ku ya mbere ushaka kugusanga muri federation akagukandiramo ntabyemera ntabyumva ntabikoze nayo ifite reputation nza kuri icyo kintu ferwa fango yaguha make ari ku itariki biri no mu bintu yari yifuzaga gutozaho u Rwanda kuko yaravuga ngo u Rwanda mu bintu byose ni igihugu kiri smart kiri smart u Rwanda no ku mukuru w'igihugu avuga uburyo no ku bindi bintu byose nyine abantu barabizi so mu by'ukuri ikijyanye no gutoza Adera Murush ni umutoza mwiza umutoza mwiza gute hariya watubwiye bitatu watubwiye ko akunda kwintroduce abakinnyi bashya akaba ari n'umuntu ukunda ibintu binyuze mu mucyo ku murongo ntago akunda ibintu by'amafuti agafasha n'abakinnyi nyine kubona amantuza ibyo ni iby'imiterere wenda so ku mitoreze rero ni umutoza mwiza ariko azwiho gukina amaresultat cyane ni umuntu uzi kureba ikipe afite akayimenya akamenya ntago yigeze toza amakipe y'ibitangaza nyine wenda muri iyi minsi iherutse Burundi se yo Tanzania se zo Botswana se nawe urabyumva ko ari ibihugu biri aho ntago ari Nigeria ntago ari Cameroon ni ibihugu birimo hagati level yacu ariko abasha gukora resultat azikora resultat cyane ku buryo igihugu kinini yatoje ni Guinea Equatoriale abantu bakubwira yuko rwose nk'izi match za Nigeria tutatungurwa abonye amanota meza hano i Kigali ubwo zombi ziri i Kigali imwe muri kirero agira zikomeye zinamusunika zituma babimwubahira mu gukora amarizita ku mugabane wa Afurika nuko akenshi abakinnyi bo muri Afurika ikintu kituma kenshi batakaza match nuko amakipe bagiye gukina baba batayametiriza cyangwa batayazi yego kiri no mu bintu bikomeye Torsten akwiye kuzashimirwa n'abanyarwanda resultat
u Rwanda rubona ntabwo zituruka ku kuba dutegeka amakipe ibyo dukina. Rezilita tubona ziva ku batoza baba ari abahanga, akaba ashobora kumenya aba opponent bacu, akamenya intege nke zabo, tukabakubita aho ngaho nyine bafite intege nke, cyangwa se akamenya imbaraga zabo nyinshi, akaba arayishyira imbaraga zacu natwe nyinshi zo kudefanda kugira ngo dushake iryo rimwe. Adera Murushi rero umugabane wa Afurika ameze nk'abantu kwa Menkuruma cyangwa ba Nyiriri, arawuza arahumva